w'Imana ahora yandika ngo ndungikira amayinite kuri rimikashi cyangwa kuri rero cyangwa ibubira. Yesu ashimwe cyane. Ibyo abirungikira n'abakirisu biwe. Amen. Mugabo hano ntabyo ushobora kubona, nta bizigira bibaho. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Rero ndafite amayinite niba warufite abantu telefonana bareke kuba telefone. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Yapasira ndamusaba amayinite bashaka kuba telefone umukirisu. Ayabuze azuga ati nzoburindira kwa gatandatu yaje gusenga cyane dimanche. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ibyo ni bya bintu byo kutisobanukirwa icyuri. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ikindi tuvuga ibintu bibiri, agakiza n'amafaranga. Hari abantu bashaka ntituvuge agakiza ntituvuge amafaranga. Yesu ashimwe cyane. Uragenda ahantu rero bakavuga ubukene. Amen. Amen. Uragenda ahantu ubukene hariho ni nkaho basaba amayinite bagira ande uko bakukene nyine. Amen. Kandi muratanga icyo afise. Yesu ashimwe cyane. Ufise urukundo utanga urukundo. Amen. Ufise ubutunzi utanga ubutunzi. Mugabo ufise ubukene utanga ubwo bukene bwawe. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amafaranga rero turayakeneye. Amafaranga turayakeneye mu izina rya Yesu Kristo ya Nazareti. Mu ijambo ry'Imana reka tuhasome igicaniko mugifate ku mutwe. Muri Zefaniya kabiri tarabe mu izina rya Yesu Kristo wafate kabiri karindwi kabiri karindwi Zefaniya kabiri karindwi. Karindwi reka tumaze dusome Hagayi kabiri. Hagayi muri Hagayi dusome Hagayi ni Hagayi kabiri karindwi. Reka duhere kuri karindwi. Handitse kandi zohindisha amahanga yose agashitsi kandi n'ibiciro byo mu mahanga yose bizoza, nanjye nzokuzuza iyi ngoro ubwiza nikora nyir'ingabo agize. Umunani wafate iti Hagayi kabiri umunani. Amafeza n'ayanjye n'amazahabu nyene n'ayanjye nikora nyir'ingabo agize. Yesu ashimwe. Amen. Wafate iti ni Hagayi kabiri umunani. Washire mu mutwe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amafaranga inzahabu n'ibyawe mu izina rya Yesu. Ntibizokubuze kwambara inzahabu. Yesu ashimwe cyane. Ntibizokubuze kwambara arja none harimo arja yitwa arja nyine. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amafaranga n'ayawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Niba uri umwana w'Imana, inzahabu amafeza byose nawe n'ibyawe mu izina rya Yesu. Kuko ibyo umubyeyi wawe atunze uriya bari ibyawe. Siko biri. Ubirabisha ijisho. Kera bavuga ngo kugeta. Urarabisha ijisho uti ndakubona. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nawe uzakura imodoka abana bakamara kabiri batayibona bazakomeza kuri ya modoka ngo byagenze biti. Yesu ashimwe cyane. Amen. Kandi abana ni beza cyane. Ikintu cyose babonanye umubyeyi babona ko ari kwawe. Yesu ashimwe cyane. Nawe nawe yagutije. Yesu ashimwe cyane. Amen. Atari kwiwe babona ati n'ibindi ni byakwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. So rero amafaranga yose amapeza yose n'iby'Imana niyo mpamvu natwe ari ibyacu. Yesu ashimwe cyane. Hari idini rimwe ntabyo mvuze ngo mu ijosi ntibambara izahabu, ntibambara n'iki, bambara isaha gusa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Mu
umushatsi ngo ntibagire muze erega umushatsi usaba amavuta arazigiye mu mishatsi Yesu ashimwe cyane amen hariho na jere yo koga ibintu 30 rero abigisha dukoresha isabune gifurangwa y'amagana abiri gifurangwa y'abakigwa magana abiri Yesu ashimwe cyane amen niko babigisha Yesu ashimwe cyane babigisha kutimosha imishatsi n'umuko naturel Yesu ashimwe cyane kubera iki ni amafaranga Yesu ashimwe cyane bamanza kwigisha baba baratoya amafaranga yose yazane Yesu ashimwe cyane kuko bambarira erega uguze amavuta y'ibintu 30 yo koga ukabigisha ibyo mishatsi ukisiga amavuta mote azimvye Yesu ashimwe cyane ukambara impuzu nziza pasiteri wa William acabura ikigira 10 umva hari mu bwenge inzahabu mu 500 Yesu ashimwe cyane ahubwo yazaniye pasiteri Yesu ashimwe cyane urumva ubwo bwenge nawe nasoma Bibiliya Yesu ashimwe cyane amen amen Yesu ashimwe ibasoma Bibiliya wewe uzatambaye sabe zahabu mu izosi zo kubirenge nizo wambara zahabu zo kubirenge zizaza kubanya nyinshi Yesu ashimwe cyane amen izo kubana nyinshi uburyo wambara mu izosi no mu maboko zikakubana nyinshi zo wakomeye ku maguru uzazizanire Yesu ashimwe cyane amen Yesu ashimwe Yesu ashimwe hinduri wazambara ku maguru zahabu ku maguru katambara ku maguru Yesu ashimwe cyane uzugiye kurangura ku maguru niwumva ko ugiye nyene kure Yesu ashimwe cyane amen kubirenge kirazira kurabirenge kirazira kurabirenge urabizi Yohana yaravuze ngo je baptiza mu mazi bakunda baptiza mu mwemu no mu muriro amen amen usimuye no gufundurura ibirenge byiwe Yesu ashimwe cyane amen so rero impamvu tuvuga amafaranga impamvu tuvuga inzahabu nuko impamvu tuvuga inzahabu impamvu tuvuga amafaranga biri muri Bibiliya nuko tuzi ko byose ari iby'Imana amen Yesu ashimwe cyane ni uburenganzira bwacu ntugire ikibazo rero igihe cyose uzaba ukeneye amafaranga umva udakunda amafaranga nazakuza Yesu ashimwe cyane amen amen impamvu amafaranga twebwe tuzamo turayakunda amen kandi amafaranga arumva Yesu ashimwe cyane izo ntebe zirumva amen Yesu ashimwe amafaranga arumva izo ntebe zirumva buri kintu cyose kirumva rero mu gihe gifite amatwi kikumva kibarire watu kibarire Yesu ashimwe cyane kizakuzaho mu izina rya Yesu Kristo amen amen ushobora gufata ikingorongoro cyangwa ugafata inoti 100 ukagenda nawe ukabona ko ari yanoti y'ibihumbi 10 yanoti y'ibihumbi 10 biriko kwa gasore nandadaye siko biri amen ukayibarira wa mafaranga y'uburundi wa madolari urakunda gukunda Yesu ashimwe cyane yaganirire yabarire Yesu ashimwe cyane amen urakunda gukunda rero umuntu udakunda mwobana wabishyira mu mufuko amafaranga utayakunda wayashyira mu mufuko wokira ikintu wanga mu mufuko amazirano kintu wayashyira mu mufuko none rero impamvu amafaranga urayakunda Yesu ashimwe cyane amen urayakunda ikintu ukunda uzokivuge ku mugaragaro udayakunda Yesu ashimwe cyane amen kirakumva iyo kiri amafaranga iyo ari yararyoherwa iyo yumvise akunda na Yesu Kristo niba yakunda abankunda amen n'amafaranga rero amafaranga arazana kurondera ashobora kugera ku muntu ayanga amen Yesu ashimwe Lazaro umukene Lazaro cyangwa umworo Lazaro yari afite agakiza ariko nta mafaranga yari afise Yesu ashimwe cyane ku buryo yarwaye indwara kagera ku umutunzi nawe yari afite amafaranga ariko nta gakiza yari afise amen nta gakiza yari afite nta gakiza yari afise unyumvirize neza ndakubona n'abantu muri Bibiliya batunze ibintu byose batunga agakiza bongera batunga n'amafaranga amen Lazaro rero arabona n'umuntu yagaza agasangira akaniganira imikate tumuye tw'imikate n'imbwa z'umugoshi hari imbwa zigira mu modoka hari imbwa ndazizi ndazi n'umuntu yorora imbwa azigira n'imodoka imbwa y'impuzu muri Amerika imbwa barazambika n'amadarapo hari imbwa z'ipolisi zitwa polisi imbwa chef
urabyumva imbwa y'impolisi ipfuye barayunamira abantu b'abagabo n'abagore bakunamira bakababara bakarira bwa polisi urakomye imbwa imagine Yesu ashimwe cyane cyangwa imbere ku gaciro gafise imbwa wewe ufite agaciro karengeye bose imbwa amen amen Yesu ashimwe abahano baramaze kwisobanukirwa Yesu ashimwe cyane amen amen ndizera Chantal yataza gusenyeraga nta pasiporo y'upfuye akarusi Yesu ashimwe cyane amen nukuri Yesu ashimwe cyane amen mugabo kubera yumvise ngati nimbwa ziragira pasiporo nawe uriko uratumva nawe ukiva gutunga pasiporo mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe Yesu ashimwe amen mwenda bihariya none Yesu ashimwe cyane amen twebwe abahano rero gutunga pasiporo uburenganzira bwawe Yesu ashimwe cyane kubera uzurira indege mu izina rya Yesu uzobira hirya y'ejo amen bishire rero umugambi ubitekereze ifoko ntunga kujya gutunga karagamuntu ifoko ntunga pasiporo mu izina rya Yesu amen yigumire ngaho amen amen Yesu ashimwe pasiporo kugitunga karagamuntu uyifise ngaho itayigarani uyibarikisha hatogera igihe ugenda muri hari imyanya ugiye muri vakansi gusa ugiye kuruhuka dukeneye ko abapasiteri ba hano abaprofeti ba hano mu gihe kiri imbere tuzohora tubatamiza amatike tugenda ku cana ugire vakansi Yesu ashimwe cyane amen tukotiriza itike none kuko itike kugenda muri Afurika rero turu no kumara yindi twabaye frere de mission uruhutse ujye ubuzima ibyo tuzabikora mu izina rya Yesu amen niba utazoroga amafaranga yo gukatisha itike y'indege ugende utembere twebwe tuzabibwira mu izina rya Yesu amen amen Yesu ashimwe ariko se pasiporo na pasiporo tuzakuronderera Yesu ashimwe cyane no kuzabifise amen Yesu ashimwe Yesu ashimwe gira ibyubiro rero byagutse mu izina rya Yesu amen dushimira Imana impamvu bakuye amatukutuku n'amamoto ni kugira ngo tugure imodoka Yesu ashimwe cyane uri imodoka hari utumodoka tunazimbutse tw'imiliyoni 6 none bigire ku miliyoni 6 uguze akamodoka k'imiliyoni 6 kandi gashasha numva ko abari sawa gafite 3 pisto kamera kuri 18 numva ari sawa Yesu ashimwe cyane amen amen Yesu ashimwe Yesu ashimwe ere iterambere kugira rize hari ikintu kibazibira kugira ngo ubone kwinjira muri icyo kintu ukagurura amaso ubyaje kuki baje gupimye baba bararimbira nani amakinga ya sport n'abashara nani amakinga ya sport bazavuga ati bazayaha amasaha Yesu ashimwe cyane rero wagira sport misi ye amasaha y'akazi ibikunda Yesu ashimwe cyane amen bazayama nimba mafuti na ya masaha ado bagira sport na samedi cyane cyane bagati tuzaya samedi gira sport samedi dimanche turakwemereye kugira sport muri iyo misi mugabe misi yose amasaha yose oya Yesu ashimwe cyane amen amen Yesu ashimwe Yesu ashimwe ibitekerezo byagutse niyo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo musabe muzoronka mugururize muzakugurirwa amen twinjire mu mwanya wo gusaba twinjiye mu gihe cyiza tugomba twinjire mu gihe cyiza igihe cyiza kidasanzwe amen usabe ibyo waba ukeneye byose Yesu ashimwe cyane ariko iyo usabye amafaranga Imana kwiza yakuha irabizi amen irabizi ufise amafaranga iguhaye akazi iguhaye amafaranga iguhaye icyo ukora iguhaye amafaranga Yesu ashimwe cyane amen wicyo usabe budget ngeneye amafaranga angana nawe ya miliyari nawe za miliyari 5 nta kibazo nawe utakubera mu izina rya Yesu urabona ariko ndagenda umukobwa ari kuri very mwira kuri gatanu ari umukobwa afite imyaka nka 18 we ntibyakubera ufite imyaka ya 30 nimba ari umwana w'umukobwa w'imyaka 18 agira kwivura ya very we niba ufite 20 cyangwa byakubera cyane mu izina rya Yesu amen
biratubera cyane mu izina rya Yesu Kristo.